Inkuru yacu y'umunsi iratubwira ku mwana w'umukobwa witwa Mira na nyinawabo w'umugome. Mu mujyi umwe hari umugabo n'umugore bari bafite abana babiri. Umugabo yari umuganga, umugore yari afite ibintu acuruza. Rimwe umugore yabwiye umugabo watashye avuye ku kazi ko bagomba gushaka umwana wo kumufasha imirimo yo mu rugo. Umugabo amubwira ko batabona amafaranga yo kumuhemba. Umugore yahise amubwira ko azazana umwana batazishyura. Yahise ahamagara murumuna we utuye mu cyaro amusaba kumuha umukobwa we, amubwira ko ubuzima bwo mu cyaro atari bwo agomba kubamo, ko agomba kumwohereza mu mujyi akigayo. Murumuna we abyumvishe yarishimye, yumva ko ubuzima bw'umukobwa we bugiye guhinduka. Yahise ahamagara umukobwa we witwa Mira, amubwira ko nyinawabo witwa Awa ashaka kumujyana mu mujyi kwiga. Umwana arishima cyane kuko yari afite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye. Bwarakeye nyina wa Mira aramuherekeza, agenda amubwira ko agomba kuziga agakora cyane akazabahesha icyubahiro. Amubwira kandi ngo azitonde azubahe nyina wabo. Yaramuhobereye aramusezera. Bari mu modoka, Mira yabajije nyina wabo niba ishuri azigaho riri kure yo mu rugo, undi amubwira ko bari bubirebe bageze mu mujyi. Bwarakeye Awa abyutsa Mira, umwana nawe yibaza ko agiye kujya ku ishuri. Ibyo yari yiteze yasanze atari byo. Mira yarabyutse, Awa amubwira kujya gukubura hanze no koza ibyombo. Arabyuka ajya gukubura, abona abana ba Awa baracyaryamye kuko bwari butaracya neza. Mira yasoje gukubura yoza ibyombo, maze nyina wabo amubwira ko atogeje ibyombo neza. Mira agiye kongera kubyoza, Awa yamuhaye ibintu ajya kumucururiza. Mira amubaza ibyo kujya ku ishuri, Awa amubwira ko azabyigaho. Amushyira ku cyizere kandi yari abizi neza ko yamuzanye ngo ajye amukoresha nk'umukozi. Mira yaragiye aracuruza twa tuntu arataha, asanga abana ba Awa bari kurya. Abaza nyina wabo niba yarya, undi amubwira ngo abanze ajye gufura. Mira ntabwo yazuyaje, yahise ajya gufura. Muri uwo mwanya mama wa Mira yarahamagaye kuri telefone abaza amakuru y'umukobwa we. Awa amubwira ko ameze neza, ko ari kumenyera umujyi. Amubaza niba yiga, Awa amubwira ko azajyayo vuba. Mu gihe bavuganaga, Awa yarabumvaga, ahita abaza nyina wabo niba azajya ku ishuri ryari. Undi amubwira ko atazishyurira amashuri abana b'abandi, ko afite abe yishyurira. Awa yahise amubwira ko yabwiye mama we ko amujyanye mu mujyi kwiga. Undi ahita amukabukira, umwana agira ubwoba araceceka. Byageze nijoro, Awa aryama ari kurira. Bukeye mama wa Mira yongera guhamagara, baravugana, amubaza uko ameze. Mira amubwira ko ameze neza nta kibazo, ariko bwari uburyo bwo kumuhumuriza. Mu by'ukuri yari abayeho nabi. Mu rukerera Awa yongeye kumubyutsa, amubwira ngo ajye gukora amasuku mu nzu no gukubura hanze. Mu gihe yari ari gukubura hanze, abana bawa bari kujya ku ishuri. Ari nako bamubwiraga ngo abazanira amashakoshi yabo, kuko nabo bari basigaye bamufata nk'umukozi. Asoje gukubura, Awa yamuhaye agataro ngo yongere ajye kumucururiza, ngo kandi atahe ari uko ibyo ajyanye abigurishije byose. Mira yaragiye ku zuba ryinshi, ataha nimugoroba. Awa amubaza amafaranga y'ibyo yagurishije. Mira arayamuha, ahita amubaza impamvu atabigurishije byose. Awa amubwira ko abantu bataguze cyane. Awa yaramukabukiye, amubwira nabi, amubwira ko agomba kuzajya agurisha bikarangira. Mira yarikirije. Ubwo amasaha yaricumye, bajya kurya. Awa abwira Mira ngo yarurira abana be. Arabarurira, abaza nyina wabo niba nawe yarya, amubwira ngo abanze ajye gufura.
Mira ajya hanze kubikora. Mu gihe yari arimo gufura, umuturanyi wa Awa yamunyuzeho amubaza niba ari umwana we. Mira amubwira ko atari umwana we ahubwo Awa ari nyinawabo. Mira yumvisha ananiwe abwira Awa ko ananiwe, undi amubwira ko ntacyo arakora. Muri uwo mwanya mama wa Mira yarahamagaye abaza amakuru y'umukobwa we niba ajya ku ishuri. Awa amubwira ko azajyayo vuba, mbese buri gihe nuko yavugaga, ariko yari abizi ko atamuzanye ngo ajye kwiga, ahubwo we yashakaga umwana wo kumukorera imirimo yo mu rugo. Mira yavuganye na nyina amubaza niba ameze neza, undi amubwira ko ameze neza. Ntiyashoboraga kumubwira ko akora nk'umukozi kuko Awa yari yaramubujije kubivuga. Byageraga nijoro Mira akaryama, ariko muri we yari afite intego yo kuzagera ku nzozi ze zo kuba umuntu ukomeye. Butaracya Awa yahitaga amubyutsa ngo ajye gukora. Mira yatangiye gukubura, haza umuturanyi wabo amubaza impamvu atajya ku ishuri. Mu gihe ataramusubiza, Awa yahise yitanguranywa amubuza gukomeza kuvugana nawe kuko yari abizi ko yahita avuga ko atiga. Arangije gukubura mu mbuga, Awa yahise amuha ibyo ajyana gucuruza, amutegeka kugaruka yabicuruje byose kandi ngo ntatinde mu nzira. Mira yagiye gucuruza. Ubwo yari ari mu muhanda akagenda asenga ngo Imana imuhe imbaraga kuko yari amaze kunanirwa n'uburetwa bamukoresha. Yaratashye, agezeyo Awa amubaza niba byose yabicuruje. Umwana amubwira ko hasigaye bike, undi amuka inabi amubwira ko agomba kumenya kuvugisha abakiriya. Mama wa Mira yarahamagaye nanone kuko yahamagaraga buri munsi amubaza niba Mira ajya ku ishuri. Awa amubwira ko ajyayo kandi ko yiga neza. Yahise amuhamira ngo bavugane, amubaza uko ameze. Umwana amubwira ko ameze neza. Ntiyashoboraga kumubwira ko amerewe nabi kubwo kwanga kumukura umutima, ariko bavuganaga umwana amarira ari gutemba ku matama. Amubwira ko amukumbuye, na nyina amubwira ko nawe ari uko. Basoje kuvugana, Mira yabajije nyinawabo niba yaryama. Awa amubwira ngo abanze yoze ibyombo anafure. Umwana amubwira ko yumva ananiwe, undi yanga kubyumva, kandi birumvikana ko Mira yabaga yananiwe bitewe n'imirimo yazindukiragamo. Mira yararyamye nk'uko bisanzwe. Yabyukaga butaracya neza, agakubura, akoza ibyombo, agahita ajya gucuruza. Ariko atarajya gucuruza, Awa yaramuhamagaye amuha amafaranga ngo ayabare kuko hari ayaburagamo. Amubaza aho yagiye. Mira amubwira ko atabizi, aramukubita amushinja ko yamwibye. Umwana agerageza kumusobanurira, undi yanga kubyumva. Mira yagiye gucuruza arira. Umuturanyi abibonye amwiruka inyuma amubaza impamvu ari kurira. Undi amubwira ko nta kibazo. Umwana amaze gucuruza yaratashye, aha amafaranga Awa y'ibyo yacuruje. Muri uwo mwanya mama wa Mira yarahamagaye nk'uko bisanzwe avugana n'umwana we, ariko yumva aramuvugisha ukuntu kudasanzwe. Nyina yamubajije impamvu ijwi rye ryahindutse. Umwana aramuhumuriza amubwira ko nta kibazo, ko aba yananiwe kubera gukora cyane ku ishuri. Byarakomeje, Mira akomeza imirimo yo mu rugo, ari nako ajya gucuruza. Haciye amezi 2, umuturanyi yagiye kureba impamvu Mira atajya ku ishuri kuko yari amaze igihe amubona akora imirimo myinshi. Agezeyo yasanze Mira ari gukubura, amubaza impamvu atajya kwiga. Mu gihe ataramusubiza, Awa yaraje yirukana uwo muturanyi, abwirana Mira ngo akomeze akazi ke. Wa muturanyi wabo yatangiye kubiganiriza abandi babyeyi bari baturanye, ababwira ko Awa yafashe umwana wa murumuna we nk'umukozi wo mu rugo, kandi ko uwo mwana atajya no kwiga. Wa muturanyi yagiye kureba Awa amubaza impamvu Mira akora cyane n'igituma atajya ku ishuri. Awa amusubiza ko ajya ku ishuri. Umuturanyi amubwira ko amubeshya ko ataramubona ajyayo. Awa yahise ahamagara Mira amubaza impamvu avuga ko atiga. Mira aramuhakanira amubwira ko atari we ubivuga.
niko kumubwira ko agomba kuzajya avuga ko ajya ku ishuri. Wa muturanyi wawa yakomeje gushaka kumenya ukuri ku Byamira, yiha intego yo kuzabimenya. Haciye iminsi yagiye kwa Awa asanga Mira ari gukubura, amubaza impamvu akora imirimo myinshi kandi akiri muto cyane. Atari yagira icyo amubwira, nyinawabo yahise amuhamagara amuha ibyo ajya gucuruza, amubwira ko atagomba kugira abantu avugisha. Mira arikiriza. Mu gihe yari ari mu nzira, wa mudamu yaramuhagaritse kuko yari yarihaye intego yo kuzamenya ukuri. Yahise abaza Mira niba ajya ku ishuri, aramwinginga ngo amubwize ukuri kandi ngo ntagire ubwoba kuko ashaka kumufasha. Amubaza niba nyinawabo amufata neza, maze Mira mu marira menshi amubwira ko Awa abimenye ko yavuze ko atajya kwiga yamumerera nabi. Wa muturanyi yaramuhumurije amubwira ko ntabyo yamubwira, niko kumubwira ko atiga kandi ko akora nk'umukozi wo mu rugo. Mira yaratashye. Ageze mu rugo, Awa yamubajije impamvu yatinze, undi amusubiza ko nta bakiriya benshi bari bahari. Bwarakeye wa muturanyi asubira kwa Awa asanga Mira ari gufura, ahita amubaza niba amaze igihe kingana gite atajya ku ishuri. Mira amubwira ko kuva yahagera atarajya ku ishuri. Undi yamubajije niba yarabibwiye mama we, Mira aramuhakanira. Umwana amubwira ko ari ukubera nyinawabo yamubujije kubivuga kandi ko yamukubita. Ubwo Mira yabivugaga ari kurira cyane, wa muturanyi yahise amusaba nimero za mama we. Umwana amubwira ko nyinawabo nabimenya amwica noneho. Ntibyatinze yahise ahamagara mama wa Mira amubwira ko umwana we atiga, ko murumuna we amukoresha nk'umukozi mu rugo. Mama wa Mira arababara cyane ku buryo yahise ahamagara mukuru we amubwira ko hari umugore wamuhamagaye amubwira ko Mira atajya ku ishuri. Undi yarabihakanye amubwira ko yamubeshye ko abantu ari abanyeshyari. Yahise amubwira ngo amuhe Mira bavugane amwibarize. Mira yafashe telefone avugana na nyina amubwira ko ajya ku ishuri ko nta kibazo. Ntiyari kumubwiza ukuri kuko nyinawabo yari amuhagaze iruhande. Nyuma y'imyaka 3, mama wa Mira yumvisha akumbuye umwana we, niko gufata gahunda yo kujya kumureba mu mujyi abatunguye. Yahise atega taxi ajya kureba umukobwa we. Agezeyo asanga Mira ari gufura, aramuhamagara. Mira akebutse abona ni nyina Disi. Ahaguruka vuba yiruka kumuhobera yishimye cyane. Nyina yahise amubaza impamvu ari gufura kandi ari umunsi wo kujya ku ishuri kuko yari yaramubwiye ko ajya kwiga nta kibazo. Mira byanze ko yihangana, bimunanira kuvuga ibibazo afite, ararira gusa. Nyina yahise yinjira mu nzu kubaza Awa impamvu umukobwa we atajya ku ishuri. Undi amubwira ko yari ari kumufasha gufura. Mama wa Mira biramubabaza, bashwanira imbere ya Mira. Mama wa Mira abwira Awa ko yamugiriye icyizere akamuha umukobwa we, none ko imyaka 3 ishize atajya ku ishuri. Awa yamubwiye ko azajyayo igihe kigeze. Mama wa Mira umujinya uramwica, yahise abwira Mira ngo afate ibintu bye batahe. Mira arabyanga. Mama we amubaza impamvu adashaka ko bataha. Mira amubwira ko ashaka kuhaguma akazahavana intsinzi kandi ko azamuhesha icyubahiro. Mama we nta kindi yakoze, yararize. Mbere yo gutaha yagiye gushimira wa muturanyi wa Awa kuba yaramuhamagaye akamubwira uko umukobwa we amerewe, maze aramusezera. Mira yaherekeje nyina maze asubira kwa nyinawabo, akomeza gukora nk'uko bisanzwe. Rimwe ari mu nzira yatoraguye 50,000, akomeza inzira ye. Mbere yo kujya kwa Awa yanyuze kwa wa muturanyi amwereka amafaranga yatoraguye. Undi amubaza niba nta muntu wamubonye. Mira aramuhakanira ko ntawe. Wa muturanyi amubwira ko ayo mafaranga ashobora kumuhindurira ubuzima,
Mira amubaza uko byagenda, wa muturanyi amubwira ko yakora ubucuruzi bwe. Mira yahise amubwira ko awa amenye ko afite ayo mafaranga byaba bibi. Wa muturanyi amubwira ko atagomba kubimenya, maze Mira arataha ahisha ya mafaranga. Bwarakeye awa abwira Mira ngo ajye gucuruza. Mira yahise amusaba ko yamufasha kwicururiza, nyinawabo arabyanga. Mira yahise amubwira ko agiye, awa amubajije aho agiye, undi yanga kuhamubwira, ajya kwa wa muturanyi. Amubwira uko byagenze, wa muturanyi amubwira ko yagumiwe bakabana akanamufasha. Mu minsi mike Mira yari asigaye arya aganira na wa mubyeyi wamufashije. Haciye iminsi 2 awa agiye kureba wa muturanyi aramutonganya, amubwira ko nta burenganzira afite bwo gucumbikira umwana wa murumuna we. Undi amusubiza ko abufite kubera ko Mira akuze kandi ko na mama we yamumuhaye. Bwarakeye Mira na wa mubyeyi bajya ku isoko kureba ibyo Mira yarangura ngo atangire kwikorera. Bahise barangura inyanya, ibitunguru n'izindi mboga. Nyuma y'iminsi 2 Mira yatangiye kwicururiza kandi bikagenda neza cyane, mbese yabigiriyemo umugisha. Rimwe Mira atashye, wa mubyeyi bari basigaye babana amugira inama yo kwiga nimugoroba avuye gucuruza. Mira ntabwo yabyanze, yarabyemeye. Ntibyatinze Mira ajya kwiyandikisha bukeye ku ishuri, ahita atangira. Atashye yasanze wa mubyeyi amutegereje, amubaza uko byagenze. Mira amubwira ko byagenze neza nubwo ananiwe. Nyuma y'imyaka 2 Mira yarabyutse rimwe ari kare cyane. Wa mubyeyi amubaza impamvu abyutse butaracya. Mira amubwira ko agomba kujyayo kare kugira ngo agurishe kare. Undi yamubwiye ko agomba kuzajya aruhura n'umubiri we. Mira ahita amubwira ko uko abyuka kare ariko yegera inzozi ze. Wa mubyeyi yamubajije inzozi afite. Mira amubwira ko afite inzozi zo kuzashinga iduka rikomeye rye bwite. Mira yakomeje gukorana umurava. Rimwe na rimwe wa mubyeyi akajya ajya kumureba aho yari ari gukorera, akamubwira ko yitwara neza cyane. Mwibuke ko yavaga gucuruza akajya no kwiga kandi akabitsinda neza. Hagati aho awa yongeye kujya akora imirimo wenyine, yabwira abahungu be kumufasha bakabyanga. Mira nawe aho yari ari ubuzima bwe niko bwagendaga burushaho kuba bwiza. Nyuma y'imyaka 4 Mira yafunguje iduka rye. Ahamagara mama we amubwira ko yafunguye iduka rinini rye bwite. Nyina arishima cyane. Yahise avugana na wa mubyeyi ucumbikiye Mira, aramushimira cyane kuba yarafashije umwana we kugera ku nzozi ze. Undi amusubiza ko Mira ari umukobwa mwiza w'umunyamurava, maze mama wa Mira amubwira ko iyo hataba we atari kugera ku nzozi ze. Mira yari asigaye afite abakozi, naho nyinawabo abahungu be ntacyo bamufashaga, agahora batonganya ko ntacyo bamumariye. Rimwe umugabo wa awa atashye yamubwiye ko Mira yakoraga byose, ko atigeze atoza abahungu be gukora, none ko Mira yateye imbere ariko ko we yirirwa ashwana n'abahungu be kubera kuba atarabatoje umuco wo gukora. Nyuma y'igihe gito Mira yubakiye nyina inzu nziza mu mujyi, maze nyina arishima aramushimira. Naho wa mubyeyi wamujyanye iwe bari basigaye bakorana, bafite abakozi benshi, ndetse nawe barabanaga no mu nzu uko bari 3. Awawe aho yacururizaga ntabwo yateraga imbere kubwo guhenda abakiriya ntibamuhahire. Abahungu ba awa bari barabaye abasinzi bahora kuri polisi. Nibwo umugabo wa awa yamubwiye ko abahungu babo banze bakabananira, ko babaye ibirara, amaze no kurambirwa guhora ajya kubafunguza
kuri polisi. Mira nawe aho yari amaze kuba icyamamare, anyura kuri za televiziyo atanga ubuhamya bw'ukuntu yahereye hasi ku kantu gato, none akaba yarabaye umucuruzi wa mbere ufite amaduka menshi akomeye. Ubwo nyinawabo rimwe yamubonye kuri televiziyo ari kuvuga iby'ubucuruzi bwe, afata umwanzuro wo kujya kumureba. Agezeyo, Mira yamubajije icyo aje gukora, amubwira ko aje kumusaba imbabazi, maze Mira amubwira ko yamufashe nabi bihagije, ariko ko byatumye agera ku nzozi ze, kuko nubwo we yatekerezaga ko ari kumugirira nabi, ko byatumye amenya byinshi kuko azi gukora akamenya kwirwanaho mu buzima. Yahise amubaza niba ubuzima bwe iyo butaza guhinduka yari kuza kumusaba imbabazi. Awa abura icyo asubiza, maze Mira amubwira ko yamubabariye ariko adashaka kongera kumubona hafi ye. Muri uwo mwanya mama wa Mira nawe yahise amubwira ko yamubabaje kuba yaramuhaye umukobwa we akamufata nabi cyane, ahubwo utari mwene wabo akaba ari we umwitaho. Arongera amubwira ko atiyumvisha ukuntu we nka nyina wabo ari we wahemukiye Mira. Wa muturanyi nawe yahise abwira Awa ko ubuzima buhinduka, arakomeza amubwira ko kizira gufata umwana nabi kandi uri umubyeyi, kuko ejo ntawe uzi ibyaho kandi ko birangira. Awa yahise ataha yihuta nyuma y'ayo magambo bari bamubwiye. Mira abantu bari basigaye baza kumureba ngo ababwire ibanga yakoresheje kugira ngo agere kuri ibyo byose, akababwira ko yamenye ko mu buzima umuntu agera kure ahereye ku kantu gato, akagakorana umurava no kudacika intege. Mira yari asigaye afite imodoka. Rimwe yagiye mu rugo atora wa mubyeyi wamucumbikiye, amujyana ahantu yamuguriye inzu, maze umubyeyi biramurenga, amubaza impamvu abikoze. Undi amubwira ko atigeze yibagira igihe yamuhaga icumbi adafite aho kujya, ntacyo amusabye, akamwereka urukundo. Umubyeyi yarize amarira y'ibyishimo. Rimwe ari mu gitondo haje umugabo kureba Mira, amubwira ko inkuru ye yamenyekanye mu gihugu hose, amubaza niba yarageze ku byo afite wenyine, maze Mira amubwira ko hari abantu b'ingenzi babimufashijemo, anamubwira ko nta muntu ugera ku ntego ari umwe nta bamufashije. Naho Awa aho yari yategerezaga abakiriya akababura. Rimwe umugabo yamubwiye ko byose ari we wabyiteye kubwo gufata Mira nk'umukozi kandi yari yaramubujije. Yakomeje amubwira ko abahungu babo bagize imyaka 28 ntacyo bakora kubwo kuba atarabatoje gukora. Yahise abwira Awa ko yigendeye kuko atashoboye kuba umubyeyi mwiza, akabura no kuba umugore mwiza. Awa yasigaye wenyine. Mu gihe yari agitekereza uko bizagenda, abahungu be baraje bamusaba ibyo kurya, ababwira ko hari ikintu ashaka kubabwira. Baricara, maze ababwira ko papa wabo yagiye ku iduka rye ryahombye atagikora. Bamubaza uko bazabaho, ababwira ko bagomba gushaka akazi. Yahise ababwira ko umuntu wabibafasha ari Mira, kuko yabaye umuntu ukomeye afite amaduka menshi y'ubucuruzi. Bwarakeye Awa ajya kureba Mira, amugeze imbere aramupfukamira. Mira amuhagurutsa vuba amubwira ko atagomba kumupfukamira. Awa yanga kubyumva, arakomeza amusaba imbabazi. Amubwira ko yabuze uko abigenza kubera umugabo yabataye, amusaba guha akazi abahungu be. Mira yahise amubwira aya magambo ngo, wabonye ko ubuzima ari igitangaza, ko mu gihe gishize yabakoreraga nk'umukozi mu rugo, ngo none nibo baje kumushaka. Amwemerera ko agiye kubaha akazi, ariko ko bagomba gukora cyane. Anamubwira ko atari we abikoreye basaza be. Awa yarishimye arataha. Ageze mu rugo abwira abahungu be ko yagiye kureba Mira, akabasabira akazi, none ko yemeye kukabaha, ko bazajya ejo mu gitondo gutangira. Birabatangaza kuko bari bazi uko bamufashe nabi.
Yarongeye ababwira ko yavuze ko bagomba gukora cyane nta by'imikino cyangwa ngo bajenjeke kandi bakubahiriza amabwiriza n'amategeko. Bwarakeye ba bahungu bajyayo batangazwa no kubona iduka rya Mira kuko ryari rinini rimeze nk'uruganda. Barinjiye basaba kubonana na Mira, bamugeza imbere ababwira nk'uko yabwiye Awa ko ubuzima butangaje, ko mu gihe cyashize yabakoreraga nk'umukozi none ko bari imbere ye bamusaba akazi. Bamubwira ko ubuzima bwabigishije, bamusaba imbabazi. Arongera ababwira ko niba bashaka gukora bagomba gushyiramo umwete, ko nawe akora cyane. Yarongeye arababwira ko nibakora ikosa rimwe gusa azahita birukana atitaye ko ari basaza be. Bamwemerera ko bazakora cyane. Ba bahungu batangiye akazi. Mu ruhande rwa Mira bari kurya, mama we yarongeye ashimira umukobwa we, amubwira ko yibuka ari akana gato gakora nk'agakozi kwa mukuru we, none akaba ashimishijwe no kubona yarabaye inkumi ifite icyo yagezeho. Bwarakeye ajya ku kazi, asanga ba bahungu ba nyinawabo bari gukora, arabasuhuza ababaza uko bameze, bamubwira ko bameze neza. Barongera baramushimira ko yabahaye akazi. Nyuma y'imyaka 2 David yasabye Mira ko yamubera umufasha kuko yabonye ari umugore mwiza, mbese w'igitangaza. Mira yarabyemeye. Nyuma y'iminsi mike yatangiye kwitegura ubukwe. Awa aho yarari yahoraga yicuza impamvu atabereye Mira mwiza, bikamushengura umutima. Ba bahungu be nabo aho bari mu kazi barakoraga neza. Nyuma y'icyumweru Mira yakoze ubukwe. Mama we na wa mubyeyi wamufashije barishima cyane. Nshuti bakunzi ba Jombo Stories, iyi nkuru yacu itwigishije ko tutagomba gusuzugura abandi, ko ubuzima butwigishiriza mu bibazo. Nta muntu tugomba kurebera mu bibazo bye ngo tumusuzugure, kuko ubuzima bushobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. Abo dusuzugura ubu ngubu bashobora guhinduka abakomeye ejo kandi bubashywe. Ikindi ni uko umwana uko yaba ameze kose agomba gukundwa, gutozwa umuco, akubahwa, kuko umwana wafashwe nabi atabyibagira, ariko hamwe n'imbaraga n'umurava ashobora guhindura umubabaro we mu ntsinzi. Nta mpamvu yo gucika intege mu bihe bikomeye. Twibuke kandi ko tugomba kubaha buri wese, tugafasha abakeneye ubufasha. Nshuti bakunzi ba Jombo Stories, aha niho inkuru yacu tuyisoreje, twizera ko namwe mwakuyemo isomo. Tubabwira ngo mujye mutwandikira muri comment, mutugezeho ibitekerezo byanyu kuko ari ingenzi. Igihe wayibasangizaga ndi Simbi Diane Batsinda. Imana ibane.